ni radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese, ijambo ni iryanyu. Reka dutege amatwi igice cya kabiri kuri birindwi bigize ibyavugiwe mu rubuga rwa twese rwo kuwa gatandatu tariki 24 z'ukwa mbere 2015, rwibanze ku myigaragambyo yo gutabariza impunzi ziri muri Kongo iteganijwe kuwa 4 tariki 29 z'ukwa mbere i Paris mu Bufaransa no mu bihugu binyuranye. Reka duhe ijambo undi nawe winjiye muri studio mu kanya. Allo ye niweho ijambo ni ryawe. Nge nitwa Hategekimana Feliciane, nkaba ndi muri Amerika. Mbanje gusuhuza Padiri Thomas Ndahimana niwe numvishe, ubwo nabandi bari kuri radiyo ijwi rya rubanda ndabasuhuza. Nkuko numvisha bivuga ni muri kano kanya ninjiramo, nuko igitekerezo afite cyo kwigaragambya tuvuganira bagenzi bacu bari mu mashyamba ya Kongo. Ari amashyamba nanjye nayabayemo, akaga kabereyemo ndakazi. Icyo navuga cyo nkiba nka leta y'u Rwanda ishishikajwe no kubwira amahanga ko agomba kurasa bari abantu, uriya n'umutego wa Perezida Kagame, kuko amarorerwa yakoreye hariya arayazi, akabazi uko byagenda kose ko agomba kuzabibazwa. Akaba rero afite impungenge ko abantu bari hariya benshi iyo témoignage bayifite y'ibyababayeho kandi babihagazeho, agashaka kugira ngo ashyire umutego kuri aba banyamahanga, cyane cyane aba bazungu nawo ni nkuko ajya bivuga yitwaza jenoside yabereye mu Rwanda, yirengagije uruhare yayigizemo. Noneho nibaramuka umutego bawuguyemo bagakora biriya bintu, ejo bundi hakaboneka idosiye ivuga ko bagomba kubazwa ibintu bakoze, akavuga ati namwe mwirengagije se namwe uruhare mwabigizemo. Noneho agashobora gutubya biriya bintu ntihagire umuntu ugira ikintu avuga. Icyo nabwira abanyarwanda ni iki rero, igihe icyo ari cyo cyose ari twebwe turengana kandi bitubaho tubireba tukananirwa guhagurukira rimwe kugira ngo ibyo bintu tubiharanire, duharanire uburenganzira bwacu, twamagana akarengane. Nta muntu uzaharanira uburenganzira bwawe utabigizemo uruhare. Icyo gitekerezo ndagishyigikiye kandi nge kuva kera ni ibintu nsanzwe nkora ahantu habereye imyigaragambyo rwose nkunda kuyitabira. Nkabambwira abanyarwanda rero, dufite imbaraga, dufite ibitekerezo, dufite ubwenge, nta kintu na kimwe tubuze. Ariko ikintu tubura no kugira ngo dushyire ibintu byacu hamwe, dushyire imbaraga hamwe. Igihe tuzashyira imbaraga hamwe, icyo dushaka kugeraho tuzakigeraho. Nkaba nakangurira birirwa bavuga ngo bababajwe n'abantu bari mu mashyamba, ngo bababajwe n'akarengane gakorerwa abanyarwanda, nyamara bababwira bati nimuze tujya ahagaragara, bagatinya kugira ngo bajye ahagaragara. Igihe ni iki ngiki, nidushirika ubwoba n'uriya muntu uri i Kigali uturenganya azemera avuga ati icyo abanyarwanda bansaba ngomba kucyumva. Nkunda kubivuga, nta muntu n'umwe ushobora kunywa umuturura ushaka, ariko igihe bibaye ngombwa ko uwo mutagomba kunywa abagomba kunywa. Ndumva aricyo naba mvuze, yenda ubwo naza gukomeza mu kanya kari imbere. Ariko igitekerezo rwose cyo kuvuganira umunyarwanda, kurenganura umunyarwanda, ngewe biri mu bintu nshyigikiye kandi ngomba kuzanambaho. Murakoze. Urakoze. Ntabwo ariko nakurikiye neza, hajya ninde? Nge nitwa Hategekimana Feliciane. Ntabwo nari nabyumvise. Urakoze cyane kuri ubwo butumwa ugejeje ku banyarwanda bandi, ubabwira yuko ibi bihe atari ibyo kugira ubwoba, ko kwigaragambya bagomba bose kubyitabira, bagombye bose kubyitabira. Ndakeka yuko abenshi bumva, ariko nkurikije utugambo two kujongora dusigaye tugenda hirya no hino, hariho abantu bamaze kumva yuko bageze iyo bajya, kubera yuko aho bari nta mvura ibagwaho, aho bari nta nzara ibariho, aho bari nta sasu rishobora kupfa kubahungabanya. Hariho abumva yuko mbese bariya banarashwe ko nta kibazo. Hari n'ababyanditse, mwumvise
ibyo inkotanyi marara yanditse muri iyi minsi arenganura leta y'inkotanyi avuga yuko FDR ngo ishaka kwigira bere ngo ikanabeshyera leta y'inkotanyi, avuga kandi ko ari muri opposition, umuntu wo muri opposition uvuga yuko icyo agomba gukora muri ibi bihe ari ukuvuganira leta y'inkotanyi. Ibyo bisaba kwibaza ko ishuri yabivuzeho nyine avuga ati burya utubona twese dufite icyapa ko twitwa abanyarwanda cyangwa ko twitwa abari muri opposition, ariko abenshi hari abifitiye gahunda zabo ndetse na gahunda zo gufatanya na leta y'inkotanyi mu mayere cyangwa ku mugaragaro. Ibyo rero ababunza utugambo bashobora kuba bari muri abo ngabo bo gucanganyikisha impunzi kugira ngo uwibwire yuko uri kumwe n'uyu, noneho nujya gukora igikorwa kigaragara, igihe bigeze by'amahina byo gukora igikorwa kigaragara, wa wundi afate feri atume nawe ugomba gufata feri. Hari igihe Padiri Thomas Niyahimana yigeze kujya avuga ati burya abantu bafatanya bareba mu cyerekezo kimwe, iyo rero bigeze mu mahina ukabona hari urebye mu kindi cyerekezo uhisemo kureba handi, ubwo nyine abari ikimenyetso yuko n'ubusanzwe mutarwanaga kuri kozi imwe. Iyo ni komanteri numvaga nashyiraho nyine nyuma yuko Hategekimana atubwiye iryo jambo ryiza. Pascal, hari ikindi wakongeraho nyuma yabo babiri bamaze kuvuga? Ndagira ngo daboro nshimire aba bagabo bombi, mpere kuri Padiri Thomas. Padiri Thomas komera, kandi ndagushimira n'ubutwari kamemu ukomeje kugaragaza muri ibi bibazo. Ntabwo ari iby'abantu bose, kugira ubutwari nk'ubwo kuvuga ati muhaguruke, utaze n'inyigisho nziza rwose wagira ngo niza zindi wari umenyereye cyangwa tumenyereye. Neza rwose wadukomvese, umuntu utumvise ubanza hari adafite amatwi. Maze ikintu ngira ngo nongereho, komera Felicien, komera ni komera Pascal. Pascal bigucikiyeho, kandebe niba yavuyemo kwa Kirimusi. Pascal, muranyumva mwe? Turakumva. Ashobora kuba agiye kuri mute, I don't know. Asa n'uwavuyemo. Arongera ahamagare hari alo Simeo. Komeza ufashe ijambo Felicien, nahamagara ubwo ndamwongeramo noneho akomeze. Yego. Hari ikintu nakongeraho, nk'uko wavuze uti hari abantu bigize ntibindeba. Icyo navuga nuko mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ukize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga, ariko bajye bongera basubiza amaso inyuma barebe. Baravuga ngo habayeho leta z'igitugu mu gihugu cy'u Rwanda, nta leta n'imwe twigeze tugira ndi imeze nka leta iyobowe na Perezida Kagame. Nibuke ko mu gihe cyashize umuntu iyo yabaga atarabutse agahunga akajya hanze, nta muntu wamukurikiraga ngo amwice. Ariko biratangaje, haba mu rwego mpuzamahanga ndetse n'abanyarwanda ku giti cyacu, ibyo tubona kumva umuntu ari ku butegetsi avuga ngo hari abantu babaruwe 245 ngo akaba arara ataryamye ababajwe ngo nuko abo bantu batagiye kubaminjamo urusasu ngo babarimbure, yirengagije ibyo yabakoreye. Yakaremye n'ikamena yarisha, ariko ntago yabamariye muri ari amashyamba. Ibyo ndabivuga nka temonyaje kuko ari amashyamba ya Kongo nanjye nari nyarimo, nubwo ntayarimo uyu munsi, ariko nayabayemo ibintu byahabereye byose ndabizi. Umunyarwanda rero wagize amahirwe akarokoka, benshi bari muri bihugu by'amahanga barokotse hariya bagahora bihishe ukuri. Ubundi ntago umwijima wagombye kuganza urumuri. Turi mu nzira y'ukuri kwerekana ibintu byatubayeho nk'abanyarwanda,
kandi byakozwe n'abanyarwanda tugomba guhaguruka tukabivuga tukabigaragaza kandi kugira ngo tuzagire ikintu tugeraho kugira ngo hazaboneke ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda nuko tugomba kuvugisha ukuri ibintu byabaye nta muntu ugiye ngo yigire nyoni nyinshi yirirwa arira nk'ay'ingona nk'uko perezida Kagame yirirwa arira amarira nk'ay'ingona yirengagije ibintu byabaye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda haba rero ndeba hashize igihe kinini njye natangiye kera hashize imyaka myinshi dukora ibintu by'imyigaragambyo kwerekana akarengane umunyarwanda ukubwira ngo turabashyigikiye ngo tugire gute nawe naze dufatanyirize hamwe nkunda gutanga nk'urugero mvuga ni urumodoka rw'ukamyo ruguye ahantu abantu babiri bakajya kurusunika bazamara umwaka wose barusunika batararukura aho ngaho kandi bavunika imvune nyinshi ariko iyo bahagurukiye rimwe ari benshi bayikuramo mu gihe kitarenze n'isegonda kandi nta muntu n'umwe uvunitse abanyarwanda rero akaga twahuye nako duhura nako muri iki gihe nitwe tugomba guharanira kugira ngo ibyo bintu birangire nitwe tugomba guharanira kugira ngo ako karengane gacike umunyarwanda aho ari hose yaba ari imbere mu gihugu yaba ari hanze agira amahoro mwanyumvaga komeza urangize we turakumva kugira ngo amahoro agaruke buri munyarwanda yicara atuze tugire igihugu giharanira uburenganzira bw'umunyarwanda yaba ari imbere mu gihugu yaba ari hanze y'igihugu mujye mubanza duhere nko kuri ibi bihugu by'amahanga umunyamerika iyo agize ikibazo ari mu kindi gihugu leta yose irahagarara ikabanza igakurikirana ikibazo cy'umunyamerika umwe ugize ikibazo ari mu kindi gihugu ariko leta y'iwacu niyo impunzi miliyoni irenga iri hanze niyo bavuga ngo bazirimbure yavuga ati ahubwo ndatanga imfashanyo yo kugira ngo zishobore gushira ibyo bintu rero kugira ngo bihagarare nitwe tugomba kubihagarika nta muzungu uzabihagarika tutabigizemo uruhare ni ibyacu ni twebwe tugomba kubihagarika kugira ngo ibyo bintu birangire akaba njye mu migambi yanjye mparanira ko umunyarwanda yagombye kubaho ubukungu bw'igihugu cyacu ni umunyarwanda ubukungu bw'igihugu icyo ari cyo cyose ni umwenegihugu niwe uzahumura ubukungu bw'igihugu niwe ukora iterambere ry'igihugu naho gutegereza ngo abantu barebere bajye munsi y'ibitanda hari abandi bazabikora ndareba nkasanga nta hantu byazatugeza nkaba numva rero igitekerezo cyanjye ariko nshyigikira ikintu gishobora gutuma umunyarwanda abaho murakoze ngarukije aho cyangwa nkakomeza iba mwumva ari ngombwa urakoze Felicien ubwo reka noneho Pascal byacitse wari utangiye kugira icyo uvuga wenda wakirangiza noneho ngaha ijambo abandi bategereje muri studio bataravuga murakoze ntabwo nzi nanjye ukuntu nacitse nagiye ntasezeye rwose wakomeje kuvuga se nakomeje kuvuga ngiye kuba numva telefone rimwe iraduhira bya bindi byacitse ugitangira mfete byacitse ugitangira uvuga ngo urashimira Felicien ibintu nk'ibyo n'ibyo ibyo avuze nuko we nahereye kuri padiri ubwo yuko nakurikiye ubwo niba mwabyumvise sava reka nkomereza aho ngaho noneho ikintu nagira ngo nsindagireho padiri yakivuze kandi na Felicien asa nk'abakivuze ni uko abanyarwanda twagombye kumenya ko ikibazo kibaye kuri mugenzi wawe nta kintu uba waratanze ngo wowe kitakubaho kandi ko ejo gishobora kukugeraho ibyo ni ibintu byagaragaye hafi ya twese dusa nk'aho twanyuze muri Congo n'abataranyuzeyo bakanyura ahandi ariko twahunze ikintu kimwe abantu twese twahunze ikintu kimwe turi hanze abatarahunze kubera izo mpamvu bafite izindi mpamvu ariko nabo zatumye bahunga maze rero niba rero kiriya kibaye kuri uriya muntu utarabashe kudukurikira ngo agere mu bindi bihugu nibura aho bavuga ati ngize agahenge twagombye kumwibuka uko ni abacu kandi harimo n'abacu twasizeyo batabashe kutugeraho mu by'ukuri ubwo ibyo twabivuzeho twese mwabivuzeho mwese ahubwo icyo ngira ngo nibutse ni uko n'abantu bavuga ngo turi hanze ngo biriya ntibindeba bibuke ko nabo ubwabo baba bafite ibindi bibazo kandi biyambaza za kominote z'abanyarwanda ngo zibatabare hari imanza z'ejo nanone Kagame akomeza kubakurikiranamo abarega aburanya ejo ukaba ugeze mu manza kandi wavuga ngo njyewe uzihisha
ngo batazambona cyangwa se batazava ngo nagiye muri politiki nagiye mu mashyaka ejo kandi twajya kubona tukabona bikuguyeho waranze gufasha abandi kandi ugatabaza ngo nimudufashe ngo mumfashe ndagira ngo duhaguruke twese dutabarane niba uzi ko ukenera abagufasha natwe noneho dufite n'abandi nabo barimo basaba gufashwa ntabwo ari wowe wenyine ugomba gufashwa n'abandi nabo noneho bari mu mazabira kandi nabo n'abawe nawe ni kimwe nawe ni barumuna bawe ni bakuru bawe twese twumve ko ikibazo kireba umunyarwanda kikureba nawe abo bantu ntibindeba bagomba kumva ko niba atari uri hariya akaba yibereye mu mahanga ko nawe azahura n'ibibazo kandi by'indi forume ariko bimwe ni ukuvuga rero fasha uriya nawe azagufasha dufashanye natwe ndagufasha ariko n'undi azagufasha ariko duhaguruke dutabarane kandi n'umuco wa kinyarwanda maze ntatinze mu magambo ubwo mwakomeza urakoze cyane Karinganire ubwo reka duhe ijambo Ntaganzwa alo komera ijambo ni ryawe murakoze bwana Simewo ni Ntaganzwa Jean Damascene vice perezida w'ishyaka IDFR hamwe mbanje kwisegura kubera ko ngeze mu kiganiro nkerereweho ariko nagikurikiye cyose nubwo ntashobora kuvuga kubera aho narindi mbere na mbere banza gusuhuza abavandimwe Karinganire Pascal na Hategekimana Felicien nabifuriza umwaka mushya muhire mukomere cyane Karinganire banza duherukana mu 2010 yashize imyaka myinshi itanu irashize ari myinshi rwose ubwo rero ndagira ngo nsuze na bwana Padiri yego Damascene simwambabarire ko ari we ndangirizaho nuko ari we mukuru muri twe ni nawe muyobozi urababariwe noneho oya nta kibazo ibiganiro mwatanze ibitekerezo mwatanze byanshimishije ahantu nageze nuko abagabo bavuga ngo amarira atemba ajya mu nda numvise binguye ahantu hakomeye cyane kuko hari mizopwe Simewo yatanze hari byo Padiri yavuze hari byo Karinganire yavuze nzi n'igihe amaze abiharanira na bwana Hategekimana Felicien Simewo we nanakwemeza kugeza ubu ari we munyamakuru nge ndamutse ntanze amanota munyihangane ko kera nigeze niga n'ubwarimu yaza ku mwanya wa mbere mu banyamakuru b'abanyarwanda batinyuka kugaragaza ikibazo cy'u Rwanda badahuha ubwo rero nkomeje mbere kugira icyo vuga hari abavandimwe Karinganire Hategekimana Padiri nabonye turabihuje nicyo kintu cya mbere kinshimishije ibyo bavuze hari ibintu bibiri bikomeye cyane abantu bagomba kwitaho bitwa ko ari abanyarwanda ikintu cyitwa ntibindeba n'ikintu cyitwa ngo babimbereyemo ni ikintu gikomeye cyane hari abantu bo mu ishyaka Ishema bakunda kubikoresha bavuga ati abantu bibwira ko ari abantu babereyemo uburenganzira nk'uko Karinganire buvuze Padiri yavuze Simewo yavuze Felicien uburenganzira buraharanirwa ntabwo butorwa ni ukuvuga ngo binabaye ngombwa wabyicirwa ariko uzira nyine ko wanze wamaganye akarengane iyo abantu batinyuka bakavuga ngo barase ku 245 kubera ngo abantu bari hagati y'400 n'200 byatumye nicara ndumva hari umwe muri mwe uraho ngaho twanabivuganyeho tubikoraho imibare yindi kera twigaga mu 6 wa primaire ati tureba ariko ijanisha ry'aba bantu bundi ni nabangaye nubwo nta numwe kuva ari kiremwe wemereye kwicwa dusanga ntibageze na kuri umwe kwijana noneho ikindi nkuko mwanabivuze kintu kinakomeye nuko batashya basesengura ikibazo cya FDLR kuko niba FDLR yaravuze mu 2000 na kangahe genocide yarabaye muri 94 nukuvuga ngo nta ukora icyaha mbere yuko abaho icyo ndibibaho nukuvuga ngo ibi nugushaka kubihuza na rya jambo Paul Kagame yavuze ku itariki 30 z'ukwa gatandatu 2013 avuga ko n'umwana w'umuhutu agomba gusaba imbabazi umuntu utekereza atyo navuga ko atekereza nka Kagame muri ubwo buryo ariko kuba umuntu ahunga ubwabyo si ikibazo ahubwo
ni iki gituma uwo muntu ahunga. Ni naho umuntu yagombye kuvuga ngo isoni kuri FPR, isoni kuri Kagame, isoni kuri ONI, kuko mu nshingano za FPR za mbere mu byo yarwaniraga iteza intambara ku itariki ya mbere uwo muntu ashobora kugabanya kutuvugiramo. reka bariho baratongana ngo ukoresheje telefone yanjye undi n'umugabo n'umugore ngo ukoresheje telefone yanjye undi ngo nawe ukoresheje iyanjye ngo ukoreshe indi. bajya kuri Skype barekeye aho ngaho ubwo komeza. tuvuga dute FPR yazaga ivuga ko mu byije guca ari ikibazo cy'ubuhunzi, ariko ndababwiza ukuri ubu ngubu ubaze aho FPR yagereye ku butegetsi impunzi ziyongereye inshuro zirenga 20 cy'umubare w'impunzi abanyarwanda bari bafite kugera muri 90. bivuga ngo ntabwo ikibazo bari bafite cyari kugira ngo bace ikibazo cy'ubuhunzi, hari ikindi kibazo, hari ikindi bari bagamisha. Pascal haraho yabivuze avuga ngo abanyarwanda bari hano hanze bafite icyatumye bahunga. Uwumva atarahunze nagende yiryamire, ariko nawe takajya twibaramo ko turi kumwe, takaje yibara kaba abandi padiri yavuze cyangwa Simeo babavandimwe bacu muri FDLR cyangwa abavandimwe bacu b'impunzi barimo bararengana. Niba taza ngo dufatanye dushyire hamwe turebe uburyo n'inzira tubonye yadufasha kujya mu cyo kibazo gikemuke. Ega Pascal harakana avuze ngo barihisha bikazabageraho. Ubundi se ninde ubabwira ko bizahagarara? Njambwira abantu nti ikibazo si ukuregwa, ikibazo nuko waba ufite icyo wakoze. No kuregwa byo ntacyo bivuze, cyane cyane unaregwa na leta ya Kigali. Ubu nanababwira ko nk'ibihugu byinshi cyane cyane bya hano mu muryango w'umwe bw'Uburaya cyo tukunze kwita Union Européenne, nkabira bintu bamaze iminsi bahimba basigaye babibona bakabibika, kubera ko wabibaza batese umuntu amaze imyaka 10, 15, 20 ari aho ngaho ntiyigeze yihisha, none ngo nibo bahagurutse. Mwana abonye ko ya komisiyo ngo ishinzwe kurwanya ingengabitekerezo na genocide iyoborwa na Mucyo, mwabonye ko ngo iri gusaba ngo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda gushyiraho itegeko kubera ko inkiko gacaca imirimo yazo yarangijwe ngo bongere batangire. Kubera iki? Kubera ko hari abo bifuzaga batigeze bafatwa, batigeze babona babashinja, kubera ko murazi ko muri gacaca nta kintu cyakibereho nukugira ngo bikize abenshi mu babarwanyaga. Ntabwo FPR igeze ishaka kumenya abagize uruhare mu bwicanyi bwabaye, yibishaka iba yarabimenye. Umunsi yiruka ku banyarwanda muri rusange yarangiza ikiruka ku bahutu, ari nabo bakagombye kuba abahamya bukuri b'ibyabaye, bigaragara ko ari ifite ikindi hisha. Akantu rero gakomeye cyane nkunda kuvuga Hategekimana yakomojeho kashimisha kandi kanababaje, na Simeo yavuze ati ONI, na padiri avuga ati ONI, Karinganire ati ONI. Ndajya mbabwiza ukuri kwa kira kibazo cyaziraza impunzi nge ku giti cyanjye nibashaka bazambambe, uretse ko amurirwe ntayabona kuko byatuma nanjye muzajya munyibuka. Ntabwo ngomba kwemera namba ko abantu 245 bongera kuraswa. Nimureke duhaguruke, nitudahaguruka byo tazabarasa, ariko niduhaguruka bazavuga bati ibi ni ibiki. Niba ngombwa niba dufate noneho natwe twese bavuge bati umunyarwanda wese wari mu Rwanda muri 94 kujyana hasi uwo nguwo agomba kuvaho. Okay, twemere icyaha baje bita abanyamadini ngo ni icyaha cy'inkomoko bakituzize, ariko abantu ntibajye kuraswa. Simeo yabisobanuye neza ati hari bita abahutu, harimo n'abahutu b'abakongomani. Nibyo koko harimo n'abahutu b'abakongomani, uretse n'iyo batabara abahutu b'abakongomani ubwabyo n'abahutu. Ubaze abanyarwanda bari mu kiriya gihugu, gisinza ntinya no kuvuga iby'amoko, abatutsi bari hari barokokeye mu Rwanda
biragoye kugira ngo ushobore kubona abatutsi barokotse batahishwe n'abahutu. None se igihembo nuko bagomba kwica abo bantu babahishe? Pascal yavuze ati hariya bari harimo abavandimwe, niyo mutamuvukana ubwabyo kuba twese twitwa tuko turi abanyarwanda, turi abavandimwe, kuko kuva u Rwanda rwabaho kugera kuri uyu munsi, kuri uyu munota tuvugana, u Rwanda rugizwe n'amoko atatu: abahutu, abatutsi, abatwa. Niba so umuhutu avuga ko ari umunyarwanda, uwo mututsi akavuga ko ari umunyarwanda, uwo mutwa akavuga ko ari umunyarwanda, uramwohereza ahandi hehe? Kandi waba ari aho ngaho mu Rwanda. Aho rero nanjye nkagaruka ku ntabaza, duhamagarira abanyarwanda babyiyumvamo, nyabuna uwitwa ko ari umunyarwanda nimuhaguruke. Si ngombwa ngo duhurire aho muri hose, sinangomba ngo itariki ya 29 nimushaka no ya 30 hazaba imyigaragambyo, niya 31 niya mbere y'ukwa kabiri, gukomeza ahubwo bibaye byiza buri munsi yo myigaragambyo yaba. Aya mahanga yakomeje gufukiranwa, agenda abeshywa ngo abantu bakoze genocide, abantu bagakora genocide batarabaho. Ese ko ku mariste nk'uko Semeyo yabivuze, ayo mariste batazaba yagaragaza bayahishiye iki? Nubuhe bushuti babafitiye? Nizempuwe babafitiye? Mwanabonye ko amashyaka mu Rwanda yatangiye gusara bahereye ku gashyaka kitwa ngo PSR, ishyaka riharanira uburenganzira bw'abakozi, ngo riri gukora ngo liste ngo y'abantu bo muri FDLR ngo bagomba ngo n'abafatanya nayo ngo guhanwa, ndetse ngo n'ibyabo gafatirirwa. Ntibyatinze n'ishyaka PL nariyo ngo ribarikoze inama muri ubwo buryo. Ukibaza, ese amashyaka yo mu Rwanda yaje gusimbura ubushinjacyaha bwonyine nibwo bufite ubwo burenganzira bwo gutangira gukora iperereza kurikirana ku bantu babakekwaho ibyaha? Ariko murumva aho byageze, ni bya bipindi byabo bamenyereye, kwa gutekinika kwabo gutangiye kugenda kubakoza isoni, bamamara gukorwa n'isoni bagatangira bagatukana, bagatangira bakisharariza kubera ko baba bamafashwe mu byaha. Ariko iki kibazo ndagira ngo mbabwire ngo iki kibazo cyaziriya mpunzi, munyarwanda huri waba uri mu Rwanda, wowe sinakurenganya kashi urapfukiranye, ariko igaragambye mu mutima ushaka udukorwa nawe ukora. Ariko mbere na mbere ndabwira abantu bari i Buraya, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Canada, abantu bari New Zealand, abantu bitwa ko bari muri Australia, abantu bari mu bihugu bya Afurika bindi, nimutekereze kuri icyo kibazo, kuko bari abantu Kagame afitemo imigambi ikomeye n'ubutegetsi bwe byo gusibanganya ibimenyetso. Haririya mapping report yakozwe mu 2013 igaragaza uburyo bishwe muri Kongo abanyarwanda b'impunzi. Aragira ngo ibyo bimenyetso abisibanganye, noneho kubera ko urukiko rw'umuryango w'abibumbye ariko rufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kuba bwamukurikirana, ayikubite umutego, noneho unibigemo nirangiza yavuga ati nimwe mwantumye, nabo ntibashobore gutinyuka kugira icyo bamubaza. Abashaka kumara bayabamaze, yaba abanyarwanda yaba abakongomani, ibyo ashaka kwiba yabyibye. Ariko tweho tugomba guhaguruka, ikimenyetso gifatika nduhere kwiri ya tariki ya 29 tugaragare aho turi, duhurira i Paris ababishoboye, abandi bahurira i Norvège. Boneyo no gushimira uriya muvandimwe Kayumba wo muri Norvège rwose watinyitse ufata kiriya cyemezo agatumiza n'abarabene wacu ngo bafatanye bakongomane, kandi kuko nibyo barishwe. N'abarabo muri Malawi bafata ibyo byemezo, nabo muri Australia n'abandi nibatekereze icyo cyemezo. Nkongera ngashimira bwana Karinganira ibyemezo yafashe kuvuga tereka nkomeze mparanira uburenganzira bw'impunzi, kuko guhunga ubwabyo n'uburenganzira bwanditse bwemewe mu mahame remezo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu yasinwe mu 1948 ku itariki 10 z'ukwa 12. Ayo mahame ibihugu byose bibarizwa muri ONU na mahame 33 bikaba bitegerezwa ayo mahame kuyemera, nawo nikabiyemera. Uburenganzira bwo guhunga buremewe, ntabwo umuntu ava mu gihugu asetse.
ntabwo umuntu agomba kuzira ko yahunze, ahubwo ikibazo ni ugukurikirana uwo muntu utuma bahunga. Oni rero Simeon yabivuze neza, nayo tugomba kuyamagana, kuko inshingano za mbere za Oni ni ukugarura amahoro ahantu hatari umutekano, ahantu hatari amahoro. Nuruse uzajya kurasa abantu, harugarura amaraso, harugarura amahoro arasa, kibibaho. Ntabwo baba bamenye amaraso ngo uragarura amahoro. Amahoro agarirwa n'ibiganiro, abantu bakicara hamwe bakaganira ku byo batumvikana, bagasobanurirana. Uriya musaza nyakwigendera Nelson Mandela yabivuze neza, Imana imuhire uko bidashira, avuga ati iyo wicaranye n'umuntu mukaganira, ugero ugasanga wa muntu ahubwo ari umusangira bikorwa nawe, icyo bakunda kwita ngo ni umuparteneri wawe, ugasanga mugiranye partenaria, kubera ko hari igihe umubona ukibwira ko ari umwanzi, umwumva ko ari umuntu mubi, ariko nyamara mu gihe mwamwicaranye gusobanura impamvu zimutera gukora ibyo ari gukora cyangwa kuvuga ibyo ari kuvuga, ugasanga ahubwo zifite ishingiro. Aha nkabana no kubwira abanyarwanda bari mu Rwanda, abanyarwanda bari mahanga, cyane cyane bakomeze kwizirika kwa buriya butegetsi bwa FPR, ko twe tuvuga ubu twaba tuvugira kuri iyi radio Ijwi rya Rubanda no ku yandi maradiyo cyangwa mu binyamakuru yaba bibarirwa kuri internet n'amasite, ntabwo ari uko turi abanzi b'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu cy'umubyeyi wacu, ntabwo u Rwanda turwanga, twese turarukunda. FPR ntikababeshye, ntabwo ikunda u Rwanda kuturusha, natwe ntabwo twavuga ngo dufite igipimo cyo gukunda u Rwanda kurusha FPR, ahubwo twese dufata igihugu cyacu nk'u Rwanda nk'umubyeyi wacu tubyaye, ingobyi duhetse, twumva uburyo twayisigasira, nka kwa kundi babivuga mu muco nyarwanda umugani ngo ahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu. Ntabwo bavuga batanu, bavuga umubare gatanu, ni ukuvuga buri wese abona umwanya muri ibyo, abona uko yitwara muri ibyo, akabumva ko agomba kugenda yemye. Nkava iwacu mu Bugarama kagenda nkagera Igoma, nkagera Byumba, nkagera ku Rusumo, nkagera ku Kibuye, nkagera Mugina, nkagera ku Kanyaru, numva ko ndi umunyagihugu, numva ko ntacyo nishisha, kuko birababaje kumva imahanga iyo tuba mu bazungu dufite n'uruhu bwarwo, uhita ubona ko araho dutandukaniye, tuvuga n'indimi ubwazo ubona ko bitandukanye. Niyo tugerageje kwiga indimi zabo, niyo tuzivuga, bigaragara ko tutari ba nyirazo, ariko ukagenda wumva wemye, ntabwo bufite isaha ushakiye, ukaryama isaha ushakiye, mu gihe iwacu ugenda ukajya naho wikanga n'igicucu cyawe ngo uyu ninde waba nkurikiranye. Ibyo byazanwe na Kagame, nibahagurutse abo bantu birwa ko baryamye bumva ko bashyitse, baribeshye, ntaho bashyitse. Iwabo ni mu Rwanda, ntabwo iwabo ari Buraya, si muri Canada, si muri Amerika, si muri Australia n'ahandi. Iwacu ni mu Rwanda. Dushake uburyo tugira uburenganzira twahoranye tuvukana, tugomba kubusubirana. Tuje tuva mu Rwanda, umuntu ajye muri Kongo nk'abara bari muri Kongo, agiye guhaha, agiye kwiga, ayimukiyeyo kubera impamvu ze, ariko ntajyeyo kubera ko abajijwe amahoro. Nge birambabaza iyo abantu birirwa bavuga ngo amasegonda 50, iyo abantu birirwa bavuga ngo ni abantu banze gutaha. Twese ko twari mu gihugu, ninde uyobe ukuntu umusirikare officier mu Rwanda yarafashwe neza, ubu se yakwifuza kujya kwa mwakira gihuru? Namaje kubabayo. Murakoze, ndagira ngo mparira abana nabo bagira icyo bavuga. Icyo cyari igice cya kabiri kuri birindwi bigize ibyavugiwe mu rubuga rwa Twese rwo kuwa gatandatu tariki 24 z'ukwa mbere 2015, rwibanze ku myigaragambyo yo gutabariza impunzi ziri muri Kongo iteganijwe kuwa 4 tariki 29 z'ukwa mbere i Paris mu Bufaransa no mu bihugu binyuranye. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.